rekeraho ndakwinginze rekeraho ubyumve rwose ndakwinginze rekeraho rekeraho tekereza guys sigaho niba ibintu wabikoraga sigaho ndakwiyamye ntuzongere gukina na rimwe ubikora Hello my people, nge ni Itangishaka umunyempano yiga abandi. Iyi ni Itangishaka speech, aho muzajya mukurikirana ibiganiro bitandukanye harimo ibigamije kubaka cyane cyane sosiyete nyarwanda. Nababwiye ko nzamba tuganira ku biganiro bishingiye ku buhamya bw'abandi cyangwa se ibindi biganiro tuba twaragiye tugirana n'abandi bantu, ariko reality bishingiye ku buhamya bwabo bwite. Nta kindi tugamije no kugira ngo turusheho gufatanya kubaka umuryango nyarwanda kandi umeze neza, igihugu gitekanye gisa neza kandi n'abantu bameze neza bafite imitekerereze myiza. Rekeraho ndakwinginze rwose ndakwinginze, ndetse ndanakwihanangirije ndanakwiyamye, rekeraho gusuzugura umuntu uwo ari we wese. Ese wari ubizi ko ngo ufata nk'ingegera, ngo ufata nk'udafite umumaro uyu munsi, wari ubizi ko ejo ushobora gusanga ari we ukeneye mu buzima bwawe? Wari ubizi ko uwo mukozi w'iwanyu usuzugura ufata nkaho ari ikintu, ari inyamaswa? Wari uzi ko ejo ashobora kuba umugore wa so wa kabiri? Ese wari uzi ko ejo ashobora kuba mukaso? Ese wari uzi ko uwo mukozi wo mu rugo usuzugura iwanyu ashobora kuba umugabo wa nyoko mu minsi izaza? Tekereza, ibaze noneho ngo ufata gutyo, ufata nk'ingegera, wenda ngo ni umuzamu n'iki iwanyu, ejo abaye ari we mugabo wa nyoko. Utekereze ibyo yagukora. Tekereza guys, sigaho niba ibintu wabikoraga sigaho ndakwiyamye ntuzongere gukina na rimwe ubikora. Umuntu wese ni uwo kubahwa uko yaba ameze kose, ni uwo kubahwa, ni uwo kwitabwaho, ni uw'agaciro, sibyo? Imana yaraturemye twese, iduha ubuzima, iduha amasaha angana y'umunsi. Kuba rero umeze neza uyu munsi ni umugisha warahiriwe, ariko ngo hamanuka hose burya haba hanazamuka. Hari uwo ubona nk'umuzamu uyu munsi iwanyu, cyangwa uwo ubona nk'umukozi wo mu rugo iwanyu, ejo ushobora kwisanga uri gukora iwe nawe, cyangwa abana bawe bakaba bakora iwe same position nk'iyo ari gukoramo iwanyu. Think big. Ubundi rero uburyo bwiza, hari umugabo wabajije abasoma Bibiliya yavuze ati itegeko riruta ayandi ni irihe? Yarabasubije nawe ati kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, kandi ibyo utifuza kugirirwa nawe ntukabigirire abandi. Mbere y'uko ufata umuntu mu buryo ubwo ari bwo bwose, jya ubanza ubyishyireho, wibaze se abaye ari njye babikoreye nanyurwa nabyo, nabanezerewe nabyo? Nusanga ari byo, ukomeze ucitinga abo bantu mu buryo uri kubikoramo, ukomeze ubasuzugure, ukomeze ubafate uko ushaka. Ariko niba wumva ari wowe uri muri iyo position barimo, uko wifuza ko wafatwa cyangwa wakwitabwaho, tangira wige nawe kubigirira abandi. Kari akaganiro gatoya nagira ngo mbahereze, ariko mbwira bumva nizere ko mutameze nka wa mugani baca ngo uncira injiji amarenga amara ibinonko ku nzu. Mwe muri abahanga, ndabakunda cyane. Ubundi ntiwibagirwe gukanda kuri subscribe niba utarabikora. Sangiza ubutumwa bwiza abantu bawe. Nkwibutsa ko ibyo uzi n'ibyo nzi tubuje byari ikintu cya fresh. Peace and love. Boom fire. Kanda kuri subscribe nonaha, ubundi wibuke kugenda ukamfollowinga kuri social media zanjye zose ni Itangishaka.